Ndasoma Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 17, hanyuma ndahindukira nsome n'Abagalatiya mu gice cya kabiri. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo kuko muri bwo, ubwo ni ubutumwa bwiza aba avuga ahereye kuri 16, aho atangira avuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Hanyuma 17 akavuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Ni ukuvuga ngo mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Uku gukiranuka niko tugiye kuganiraho. Abantu benshi bashakisha hirya no hino bagerageza inzira zose zishoboka ngo babone gukiranuka, ariko ibyanditswe dore ikintu cya mbere bitumenyesheje ngo gukiranuka kuva ku Mana, hanyuma ngo kugahishurirwa muri bwo butumwa bwiza. Ngo uko gukiranuka rero guhishurirwa mu butumwa bwiza guturutse ku Mana guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Ni ukuvuga ngo akaboko kakira uku gukiranuka guturutse ku Mana ni akaboko kitwa kwizera. Umuntu ufite uku kwizera niwe uhabwa uku gukiranuka guturuka mu ijuru. Icya mbere duhita tubona muri iyi mirongo nuko ntabwo gukiranuka umuntu akwiye kuba arimo aragushakira hano hasi. Nta muntu n'umwe ukwiye kuba ari gushakisha gukiranuka biturutse mu bantu baremwe, mu bantu bahumeka basanzwe, ahubwo gukiranuka ngo kuva ku Mana guhishurirwa mu butumwa bwiza. Aho ngaho turahita dutangira kwibaza ikibazo kibaza kiti ese ko twumva ibyitwa ubutumwa bwiza kano kanya, uyu munsi ko ibyitwa ubutumwa bwiza bivugwa, ese ubutumwa bwiza wowe uvuga ko wakiriye ni ubutumwa bwiza bwaguhishuriye gukiranuka? Ni ubutumwa bwiza bwaguhishuriye uburyo umuntu yahinduka umukiranutsi? Abantu benshi barashakisha hirya no hino, baragerageza gukora imirimo itandukanye bita ko ari myiza kugira ngo ibaheshe gukiranuka. Ni ukuvuga ngo bariho barashakishiriza gukiranuka hano hasi munsi y'ijuru, mu gihe Bibiliya yo ivuga yuko yeruye gukiranuka kuva ku Mana. Ndetse ubwo kuva ku Mana ntabwo umuntu aryama nijoro ngo abyuke mu gitondo kwamwituye iruhande. Ntabwo umuntu aryama ngo asinzire buke yakiranutse. Ahubwo kuba kuva ku Mana bivuze iki? Ntabwo umuntu yicara ibitekerezo ngo ibyo byagiye biza mu mutima we, mu bitekerezo bye byose, uko yagiye ibitekerezo byisukiranya ngo avanemo umwanzuro yuko ubwo ngubwo akiranutse. Ntabwo umuntu akora amasengesho yo kwiyiriza ubusa no gusenga y'iminsi 40 hanyuma ngo yarangize yakiranutse. Ndagira ngo ibyo bintu byose abantu bashakishirizamo gukiranuka tubanze turebe ko Bibiliya atari byo igaragaza yuko bivamo gukiranuka. Ahubwo gukiranuka ngo kuva hehe? Kuva ku Mana, ngo guhishurirwa mu butumwa bwiza, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Muri bwo mu butumwa bwiza niho tubonamo gukiranuka guhishurwa. Ni ukuvuga ngo niba utizera ubutumwa bwiza, niba utarakiriye inkuru y'ubutumwa bwiza, niba ubutumwa bwiza wakiriye butavuga ibijyanye no gukiranuka kuva ku Mana, ubutumwa bwiza wakiriye bukaba bukubwira yuko Yesu aje kukumara inzara, Yesu aje kukwambika, Yesu aje kwishyura minerivare y'abana, Yesu aje kuguha akazi, Yesu aje kugukorera mariage, aje kuguha urubyaro, aje kukumara ubushomeri, ibintu byose birangirana n'imva, ntabwo urakakira ubutumwa bwiza na bugingo n'ubu. Ubu tuvugana impanda ivuze warimbuka, kuko utigeze wakira gukiranuka kuva ku Mana. Kandi umuntu udakiranuka nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka ntabwo azaragwa ubwami bw'Imana.
ndababwiza ukuri kose ntabwo mbabeshya, umuntu udakiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka ntabwo azajya mu ijuru. Dore rero gukiranuka aho guturuka ngo kuva ku Mana, kugahishurirwa mu butumwa bwiza, hanyuma ubwakira, uwakira uku gukiranuka ngo guheshwa no kwizera. Niba utizera umwana w'Imana waturutse mu ijuru, Imana yavuye ku Mana ikamanuka mu isi ikambara umubiri, ikabaho igengwa n'amategeko ubwayo yishyiriyeho, ikayubahiriza yose uko yabaye kuva ku gato kugera ku kanini, kugira ngo wowe wayananiwe ubashe gutsindishirizwa n'imirimo ya Kristo myiza wowe utagira. Ndakumenyesha yuko nta mirimo myiza ugira. Uyu mugoroba niba wajya gutekereza yuko ugira imirimo myiza, ukavuga ngo imirimo myiza yanjye niyo izamagarika imbere y'Imana impeshe gukiranuka ku Mana, ndagutangariza ko icyo ari ikinyoma. Niba ariko wabeshywe, cira birarura, kubera yuko icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Gukiranuka kwawe mbere na mbere, dusomye uyu murongo, ntabwo kubaho ngo gukiranuka konyine guhari Imana irokonesa ni ukuva ku Mana. Gukiranuka kuva ku Mana, naho kuva kuri wowe ni uko wowe ubwawe wihangiye nk'Abisirayeli uko babigenzaga. Pawulo avuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ngo ariko ritava mu bwenge, ngo bene wacu b'Abisirayeli ku mubiri, ngo ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma bagira bate? Basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo hari gukiranuka kwa muntu uko nguko imbere y'Imana ntikubara, hari no gukiranuka kw'Imana niko Imana ibona ikakwishimira, ikaba ari nako izashingiraho itanga ubugingo buhoraho, ikaba ariko izashingiraho ibabarira, ikaba ariko ishingiraho ibyara bwa kabiri umuntu w'umunyabyaha, akavukwa bwa kabiri abyawe n'Imana bitewe n'uku gukiranuka afite kuva ku Mana. Uku gukiranuka rero ntawo mu baremwe ugufite, ahubwo gufitwe na Kristo. Gufitwe na Kristo niwe wumviye amategeko y'Imana yose uko yakabaye, mu mutima imbere ndetse n'inyuma mu bifatika, arakumvira, abasha kuronka gukiranuka kw'Imana kuko ari umuziranenge, ari Imana nzima. Afite gukiranuka kudaturuka muri bene Adamu, ahubwo guturuka ku Mana. Uwo rero niwe Imana iduhamagarira kwizera. Kumwizera niko ngo kukugeza kuri uku gukiranuka. Iyo umwizeye, ibikorwa bye bikubarwaho, arabiguha bikajya kuri konte yawe. Aka kanya ni ngaho konte yawe ibiriho zero, nta faranga na rimwe ririho. Niba gukiranuka twakubarira mu mafaranga, konte yawe iriho zero. Kuva igihe cyose wagerageje gukiranuka, igihe cyose wagerageje gukora imirimo myiza, konte yawe iriho zero. Nta kintu na kimwe kigeze kijya kuri banki. Hanyuma Kristo wakiranutse, konte ye yuzuye, afata ibiri kuri konte ye byose akabividurira iwawe. Hanyuma wowe ufite zero bikabarwa kuri konte ye akabishyira iwe. Hanyuma umuntu ufite zero kuri konte, Imana iramuhana. Hanyuma ufite konte yuzuye, Imana ikamuha ubugingo buhoraho, Imana ikamubabarira, Imana ikamubyara ikamuhindura umwana wayo, Imana ikamuha Mwuka Wera, Imana ikamubara nk'utarigeze acumura, nk'utarigeze akora icyaha. Kubera iki? Kubera wa wundi utigeze kumenya icyaha, Imana yahinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Abakorinto ba 2:21. Nibitakugendekera bityo, ntabwo uzahagarara imbere y'Imana, ntabwo uzahagarara ku musozi wera w'Uwiteka, kubera yuko ibiganza byawe biranduye, umutima wawe uhora ku bitagira umumaro, ndetse wariganishije ururimi rwawe. Niyo mpamvu ibyanditswe, undi murongo nari nababwiye turi busome, Abagalatiya igice cya 2, mwumva ukuntu tubwira. Wowe uneze amatwi mugoroba wisuzume.
Niba uvuga yuko ubuntu bw'Imana buzanira umuntu agakiza, ari ubw'isoni nke, ari ubwo gutuma umuntu akora ibyaha, umbwira ahandi gukiranuka guturuka niba atari aho ngaho. Haravuga ngo 21 igice cya 2 Abagalatiya, simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Tekereza ikintu uba uri gukora iyo uri kuvuga yuko uzakiranuka kubera wubahirije amategeko. Icya mbere uba uvuga ngo kuba Kristo yarapfuye kugira ngo duhabwe gukiranuka binyuze mu kwizera gupfa no kuzuka kwe byonyine, ibyo ngibyo ni imfabusa, ntabwo ari byo, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ibyo tuvuga ko Imana yamuzuye mu bapfuye byaba ari nka komedi, no kumuzura byo kugira ngo n'ubundi bibe imbura mumaro. Ntacyo yaba yarazukiye, nta nicyo yaba yarapfiriye. Kuki Kristo yaba yarapfuye niba ibintu yapfiriye nshobora kubikorera nkabigeraho ntasabye urupfu rwe, bitagombeye ko apfa akazuka? Nawe bitekerezeho niba uri umuntu utekereza koko. Kuki bisaba Kristo gupfa niba n'ubundi byapfira ntacyo byenda kumfasha? N'ubundi ari ibintu navunikira nkabigeraho. N'ubundi niba ari ibintu nageraho atarinze gupfa, kuki byamusabye gupfa? Ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Wowe wibwira yuko ubuntu bw'Imana ari ubwo gupfirwa ubusa, ubuntu bw'Imana ari ubwo kugira ngo abantu bijandike mu byaha, urarimbutse, kubera ko ntabwo ari icyo ngicyo ubuntu bw'Imana bwabonekeye. Mwumve, ntabwo ari icyo ngicyo ubuntu bw'Imana bwabonekeye bavandimwe. Wowe uneze amatwi umenye yuko atari icyo ngicyo ubuntu bw'Imana bwazi. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11 ruvuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose gakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Niba utekereza ko ubuntu bw'Imana ari ubwo kugukoresha iby'isoni nke, warayobye. Ni wowe muyobe wa mbere. Ariko kandi niba utekereza yuko uzakizwa bidasabye ubuntu, bigusaba kubwigizayo kugira ngo ubashe gukizwa neza, utagiye muri izo nyigisho zitera abantu gukora ibyaha, nawe uzarimbukana n'ufata ubuntu bw'Imana kubukoresha iby'isoni nke, akabufatira kuba imfabusa. Mwese muzacirwaho iteka rimwe. Mwese muri abanyabyaha, muzarimbuka kuko mwahinyuye ubuntu bw'Imana. Umwe arabufata arabwabyuzinga, abukoresha iby'irari na kamere ye, undi abwigizayo kugira ngo adakunda bitamukoresha iby'irari rye, nyamara n'ubundi akarenga akabikora, kuko kubwigizayo ntabwo bikugira umwere. N'ubundi ibyaha urabikora, ugotomera ibyaha nk'unywa amazi. Ndaguhamagarira kwihana. Hindukira uyu mugoroba, zibukira, rekura, izere Kristo wenyine. Igitambo yatambye kirahagije, kimwe rukumbi, bikaba bihagije iteka ryose kugira ngo uhinduke uwera n'umuziranenge mu maso ye, utagawa kubw'ibikorwa yakoze bijya kuri wowe, Imana ikakubara nk'aho koko ari wowe wabikoze. Nk'uko ibyawe abishyira kuri we, Imana ikamubona nk'uwacumuye, ikamuhana ku musaraba, agapfa urupfu rw'ibivume, agahambwa, nyuma y'iminsi 3 akazuka kugira ngo akuronyere agakiza k'iteka ryose. Urihana cyangwa ubisuzugure urimbuke?